single but not searching. Umuhungu mujene. No, iyi ni choice y'umuntu. Nkuko wahitamo guhinga, undi agahitamo gucuruza, undi agahitamo gukora ibyo ashaka, then na relationship nayo ni choice yawe. So ntabwo mbikora, nta n'inshuti yanyu bikora, so ni uburenganzira bwabo kuko nanone ubikora barahari, ndetse usanga banabiharanira ati ni uburenganzira bwacu. Ariko nuza talent ntabwo iri nta boda igira. Anytime passion yawe wayikora, nicyo gushaka amafaranga cyari best kwisheke kura nka 2000 ku munsi. Ubwo muri 2010 nararyaga amandazi. Hano sarya amandazi turabasuje. Nitwa Fred at the table and we on the table live. Ndashoka ko utari wadukurikira na rimwe, ariko nimba uhageze bwa mbere kora sub, like and then share, muri no tugere ahari hose. Table live tugera kuri mwese without considering anything. Ubu no tukaganira. Today we are with a guy yitwa Eric. Eric is a university student. Praise, ndabizi neza muramukunda. Ikiganiro buduhereze kiraryoshye uri kutureba bikunde, ubundi tugane na Eric. Hello. Hi Eric. Hi. Meze neza cyane kweli. Vraiment. Ira kamera. Twishimiye kuba nawe. Asante sana, nanjye nishimiye kuba hano. Ego twishimiye gusura. Merci kabisa. Okay. Alright, merci beaucoup. Uyu munsi tugiye kugana turi muri table live, tugerageza guhura n'abantu batandukanye, ubundi tugasharinga, ntago tureba ngo ufite iki kintu cyangwa iki. Twizera ko buri muntu wese yagira icyo atanga, ubundi kigahindura community. Are you ready? Yeah, ready. Always ready. Yeah. Urasa neza bro. Asante. Ikibazo cya mbere dutangira ni ugutangira tubaza ngo orinde umuntu wenda ukubonye bwa mbere cyangwa se wenda ukureba kuri the table live yamenya ko Eric ari umuntu ki? Eric nkuko wari watangiye bivuga, Eric ama student niga muri LU umwaka wa 2, niga entrepreneur leadership. Okay. Yeah. Ndi umuhungu usenga, ushima Imana, single but not searching. Iyo bavuze umuntu nakubeshyaga. Reka tubyizere. Iyo bavuze umuhungu abantu bahita bumva ko ni umuntu ufite imyaka iri ku rwego rwo hejuru yarenze urushakiro, niko mbyumva ngewe, sinzi nimba ariko abandi babyumva. Nicyo usobanuye? Umuhungu ni ashobora kuba ari nk'imvugo ya rusange, ariko ugiye kureba ubusobanuro nyirizina iyo bavuze umuhungu aba ari umuntu warengeje imyaka y'urubyiruko, bivuze ngo ni hejuru ya 30 cyangwa se 35. Ubwo ndi umujene. Umuhungu mujene. Cyakaze cyane utanyikira isoko. Isoko ryawe ribahe isoko. Urumva abantu batureba, urumva the table live irebwa n'abantu benshi batandukanye. Nkuko batangiye bivuga ni platform nini, so usanga ari nk'umuntu waba wanyishimiye kumutira umuhungu karabaye. Kavuye nta cyizere. Alright, urakoze cyane Eric. Mfite couple of questions ndi bubashe kukubaza kugira ngo umuntu uri kutureba abashe gusobanukirwa. Bivuga ngo reka duhere ku bintu bijyanye na relationship. Watubwiye ngo not searching, urambwira ngo urambeshye, ariko still reka tugendere mu muryo wa relationship. Ubigeze wakundaho? Udakunze waba ufite ikibazo. Umukobwa wakunze bwa mbere yari inzobe, yari urugabo? Ari igikara. Nicyo wagendeyeho? Ntabyo. Nta na gito? Yego kweli. Cyangwa wenda yaragusekeye bigenda gutya na gutya? Wapi vraiment. Ni kugira ngo wenda ikintu cya mbere yagendeyeho kwari ukuvuga ati okay, uyu mukobwa ni mwiza, ni igikara, ntago ari inzobe of course, kubera ko wari guhitamo inzobe byagenda. Ni wagukunze na wamukunze? Ntago icyo nabaga naragira imyaka gukunda nyirizina. Watangiye ryari? Unsigira ngo ndayifite. Watangiye ryari? No, babwire. Ntabwo nagira imyaka yo gukundana. Ndacyari umunini. Hingahe? Ushaka kunshyira hanze. Reka turebe ko igisoko
Eric, utangira gukundana ni ikihe kintu cyakugoye mu buzima? bro njye nabwiye ko ntigeze nkundana. Really? Yeah man, Tubwiye ko wakunze umukobwa just joking like ntabwo it was not that much love. So ntabwo rero na defining mu buryo nyine buri big. ubwo twizere ko umukobwa ukunda atari bubone nabi. Umukobwa nkunda ndakubeshye tubyizere. ubwo yandike muri comment avuze ati Eric abishyize hanze ati nta mukunzi afite, cyangwa ni bya bintu abantu baba bakavuga ati okay nowadays ntago kujya muri relationship sometimes biragora, cyangwa se wenda bifata time kuba wenda umuntu wenda ari muri university aba ari gukora ibintu bye, ntago yajya muri relationship ahubwo yakora ibindi bikorwa muri relationship. Nawe nikomeze no iyi ni choice y'umuntu. Nkuko wahitamo guhinga, undi agahitamo gucuruza, undi agahitamo gukora ibyo ashaka, then na relationship nayo ni choice yawe. So simpamya ko wenda kubura umunyeshuri byakubuza gukundana, it's just personal choice. Okay. Ubwo wahisemo kwicara gutyo nyine bikarangira. Yeah, ningira imyaka yo gukundana nzabikora. Okay, thank you. Reka wenda tuve kuri wowe tujye ku mushuti wawe cyangwa se wenda umuvandimwe wawe uri mu rukundo. Ikintu mwumva cy'ingenzi umuntu wese ashobora guconsideringa mu rukundo cyangwa se agomba kuba afite mu rukundo ni iki? Okay, mu rukundo buriya biba byiza utagendeye like urukundo ni topic nini. Ntabwo uburyo mbyumvamo ntabwo uri ko wowe ushobora kubyumvamo, uburyo ibintu bishobora kumpira wowe bishobora kubera ikibazo. So ntabwo nahita ntanga perspective ya rusange kuvuga ngo wenda ni formule umuntu wese yagenderaho. Gusa bisaba kwitonda, bisaba ngo buri wese umuntu turi kuvugana cyangwa se tugiye kubana muri relationship turahuje, karakteri ze n'izanjye bizahura, ibyo nkora arabyishimiye ya kugira ngo wenda wowe ushobora kuba mfite karakteri runaka wenda ugasanga ibyo nkora birakubangamiye, deja rwa rukundo ntabwo muzarufiringa. So bisaba ngo noneho mumenyane, nicyo kintu numva wenda cya mbere umuntu ashobora gukurikiza. Nubwo ndi gutanga inama ntarabikora narabisomye by the way. Warasomye? Okay, uri umujyanama mwiza mu by'urukundo. Okay, reka twizere ko wenda ubu ngubu ushobora kumva hari ikintu kigezweho, sinabyita ko kigezweho ariko ni topic iri gutrendinga cyane cyane mu Rwanda yitwa okay, kubana n'abo muhuje ibitsina. Ujya ubyumva? Ndabyumva. Urumva cyane? Ni ihe insight bifiteho wenda iyo wumvise nk'icyo kintu niki kiza mu twawe? Okay, turi muri monde iri modernize, iri kuba digital cyane, aho usanga buri kintu cyose niba ugikoze baravuga ati ni uburenganzira bw'umuntu cyangwa my personal choice, bakavuga ati wenda don't judge person wenda the choice yakoze. Ariko wenda iyo ugarutse muri context y'umuco wenda bitewe n'aho twakuriye usanga atari ibintu wenda byizerwa cyangwa se byemewe, ariko wagenda no muri mu ishusho rusange y'isi ugasanga ati ni uburenganzira bw'umuntu. So ntabwo mbikora, nta n'inshuti yanyu bikora. So ni uburenganzira bwabo kuko nanone ubikora barahari, ndetse usanga banabiharanira ati ni uburenganzira bwacu, nubwo wenda ibihugu bimwe bitabyemeza ariko then it's their choice. Ntabwo nabujudginga kuko ibyo bibashimisha, ariko for me I don't believe in it. Okay, biramutse bibaye ngombwa ko ubyuka mu gitondo ugasanga ubana n'umuntu cyangwa se wenda murakundana muri relationship muhuje igitsina, wabyakira gute? Wabifata gute? Byutse ngasanga byabaye ubwo byabaye nyine. Okay, uramutse usanze inshuti yawe magara bigenda gutyo? Okay, uko byagenda kose niba ari ikintu utizera, ikintu utishimira, bivuze ngo byakubabaza, ariko bitewe n'umubano mufitanye level biriho ushobora kubyihanganira uti nta kundi. Bajya bavuga ko inshuti nziza ikubana cyangwa se mubana nayo regardless uko uteye cyangwa se uko umeze icyo kugaragara. So byose ugasanga inshuti yawe yabaye ntabwo nzi n'uburyo bivuga umulesbian cyangwa se umugay. So bishobora kuba ari ni process itahita ako kanya ngo uhite ubyakira, ariko niba ari inshuti yawe koko mubana ushobora kuba wagenda step by step mukabana, cyangwa se wakumva ari ibintu bishobora kukubangamira then ukarekura ukabikora. Okay, wow, that's nice. Okay, reka noneho twizere ko hari abantu uzi neza ko babibamo. Ni nk'ihe wenda advice cyangwa se wenda hari umuntu umutekera ati
ese koko njye mbijyemo wenda hari uko umuntu yambona cyangwa iki, but still nyine haba hari advice ikeneye ku muntu cyangwa se motivation cyangwa inspiration muri iyo side y'abantu babana wenda bahuje ibiti. Yego ni nk'iyo advice. Sinibaza ko ntabwo being a gay cyangwa se mu lesbian ntabwo it's not kind of project uvuga ngo ubwo ngiye kubijyamo ngiye kubanza nasaba inama. So nabibaza ko ari kimwe mu bibazo nsibo nabyita nk'ikibazo kiri mental, kuko urumva niba hari ingingo zaremewe wenda kuba zahura nuko hakaza indi iri opposite, bivuze ngo hari ikibazo kiba cyabaye n'ubwo wenda bavuga umuntu ufite ubumuga ntabwo wamuca mu muryango nuko afite ubumuga, umubana muri ubwo buryo. So n'umuntu ufite ukora ibyo bintu mu buryo muri rusange buzwi ntabwo ari ibintu bimenyerewe. So sinibaza ko rero wowe Fred waza ukavuga ati ngiye kujya mu butinganyi ngira inama. So ni ibintu biza ukisanga wabikoze. Sinibaza ko ari umuntu ufata umwanya akabipanga ku buryo yagiye no kugisha inama. Ajya kugisha inama yaba akiri muzima mufatira nawe yasurumva. Ni ibintu umuntu yisanga yakoze bitewe na community abamo, bitewe n'abamwinfluencer, bitewe n'abo babana. Ya urumva rero no kubimukuramo sometimes usanga bigoye kuko biba byaramaze kwangiriza ubwonko bwe. Ubona ntazi biology cyane, ariko icyo kintu iyo act ijya kuba hari utunyangingo igihumbi miliyaridi utunyangingo miliyaridi nyine twamaze kwangirika. So ndibaza ko rero ni ibintu bigoye man, nyine ibintu biri serious cyane ko binyweze, ariko nyine nta kundi wenda wamenya uburyo wamutwara bitewe na situation irimo, kuko biragoye kwakitinga nk'umuntu uri muri situation utayirimo. Wenda ari muri iyo situation wenda hari uburyo ushobora kuba namutwara cyangwa se ushobora kuba namugiramo inama, gusa sofa ni ibintu bigoranye kuko ni ikintu nyine usanga abantu benshi batumva banarwanya. Okay, nowadays muri Uganda cyangwa se mu gihugu cy'abaturanyi they have already approved itegeko rivuga ngo umuntu ukora ibyo bintu yagize wabanye n'uwo bahuje ibitsina cyangwa se wenda wakezwe ko yabanye n'uwo bahuje ibitsina ashobora gukatirwa igihano runaka. Acting like in terms of wenda nk'umuyobozi cyangwa se wenda ufite community uyobora either group cyangwa iki, icyo kintu ukakibonamo wakwakitinga gute? Uko nabivuze uko byagenda kose, waba uri muri group waba uri muri community runaka, biragaruka ugasanga ubuzima bw'umuntu ni buri individual ni gatozi. Ntabwo Fred ubuzima buzabamo nubwo bushobora impactinga abantu mubana, ariko percentage nini ubuzima bwawe. So biragora wenda uburyo nshobora kuba na kwakitinga muri iyo situation, kuko ni ibintu bitari testi cyane, ntabwo bisoundinga neza, ariko mbere na mbere buriya as a leader biba byiza ubanje ku approaching umuntu. Urumva deje nkakomera ko I'm not a politician, hano nzafata decision iri buze ko affecting igihugu cyangwa se iri buze gukurikizwa n'abantu bose. Bivuze ngo ni kind of advice. Bimeze gute, urabona bikumariye iki, bigufashije iki, ukagerageza kumwereka wenda uburyo bishobora kuma affecting mu buryo buri negative. Urumva ni advice, ntabwo ari decision. Ntabwo ari regulation washyizeho nk'umuyobozi. Niba uhagarariye community cyangwa group, nuko advising, nuko mugira inama yabona wenda ibintu birimo arimo bitari sawa, then akaba yabireka. So ndumva ntabwo government na community bisanzwe ni backing mu buryo butandukanye. Kamwe ushobora gutanga advice, ahandi ugatanga implementing a kind of regulation. Uzamufunga ariko umuyobozi wa group ntabwo afunga mu mpamvu. Thank you very much. Okay, reka tuve kuri your side ya relationship, and thank you for your responses and reactions. Reka tujye academically, watubwiye ko uri muri university and you're in the second year. That's good. Reka wenda tuvuge guhera nasari primary, sinzi nimba nasari barayize, nabonye ushaje. Nibyo? Nasari ntabwo nayize. Ntabwo mwayigaga igihe cyane? Wenda cyari muto nyine, gusa nyine bitewe nuko actingaga byase bangomba kumita nkomeza mu mbere. Basanze ubwenge bwawe burenze ubwa nasari. Basanze atari ngombwa. Hari ibindi base bama nitaho cyane kurusha. Wakoze iki? Imirimo mitoya nyine itavunanye. Itagwingiza abana. Okay, turi muri table live, ubundi dufollowing, ubundi udusubscribing, ubundi to liking, sharing, ubundi turacyari kumwe na
Eric turacyakomeje twe turimo kuvuga academically, reka dufate part yo muri primary na secondary tuyigereranye, uvuga ati okay, muri primary acting gutya ariko byageze muri secondary bigenda gutya, birantungura nyine numvaga bizagenda gutya. Primary bwari ubuzima bumeze gute kuri wowe? Okay, primary ntabwo nabyita muri nabibona muri mira nini cyane. Primary bwari ubuzima busanzwe cyane ko wenda muri ramya kusanga umuntu atari sobanukirwa birenze cyangwa se afite inzozi zikabije. So primary byari ibintu bisanzwe, ntabwo mbona hari image irenze cyane navuga ko idasanzwe. Okay, uvuze ku kintu cyitwa inzozi, ni cyo kintu wumva uzaba uri muri primary? Not only in primary, in secondary, even today mba numva hari call ya journalism indimo. Journalism. Yeah. Nakoze nkunda journalism. Yeah, byaje kurangira nisanze muri iki. Ariko bisanze muri business. Ariko nuza talent ntabwo iri nta boda igira. Anytime passion yawe wayikora, anytime ushobora kuba wa implementinga. Gusa yarimo umwe mu nzozi naje numvaga nyine feeling kuzaba umuntu journalist cyangwa se gisirikare, ariko naje gusanga bya bintu bitari bitoroshye. Okay, muri primary hari igihe usanga rimwe na rimwe hari ubuzima wenda abantu babayemo, ariko waba utekereza nk'ubu uri muri 20 something age ukavuga ati akantu nakoze kari funny. Iyo nkibutse nyine mba numva kari gasekeje cyane. Eric yari umuntu uri serious cyane muri primaire kurya atakora gutuntu yabyuka avuga ati akantu kadanje. Ntabwo imikino y'abana nayikinye cyane. Wakoze iki? Ure nakoze nshaka amafaranga muri primary? Yeah. Really? Yes. I was a rich boy. Like how? Like nyine navuga gute, si community nakuriyemo ntabwo bino bakina gutera amafrike gukina, ntabwo nigeze mbikora cyane. I was based cyane mu bintu bya business, like gushaka amafaranga. Community nakuriyemo yari abantu bashaka amafaranga cyane. So that life of childhood yo gukina ntabwo nigeze nimenya cyane. Okay, uvuze ku bintu bya business, tanga nk'urugero rukeya rwa ka business waba warakoze wenda ku buryo umuntu ashobora kugatekereza. Back in the days ahantu nari ntuye numva ni mu byaro birumvikana. So nkuko ubona ibishanga bahinga imiceri biki, ahantu twari dutuye hari nuza igishanga cy'ibisheke. So ndumva nta mupeti twanganaga, nta mupeti utarize ucuruza ibisheke. Nkuko ushobora gusanga wenda nko mu gace runaka borora inka ugasanga buri mwana zigukama. So natwe muri village kabisa ikintu cyo gushaka amafaranga cyari based ku bisheke. So nakuze rero mbikora ibyo bintu. Okay, nk'amafaranga utekereza menshi wakoreye ukiri muri primaire nkangahe ukayabika ku mufuka? Okay, ntabwo nabyibuka. Gusa nashobora gukora nka 2000 ku munsi. 2000 ku munsi ubwo muri 2010. Wow, ni menshi. Ubu ngubu ntabwo nayabona. Wareberaga filime? Nararyaga amandazi. Ahantu hose harya amandazi turabasuje. Reka tugere muri secondary. Noneho ugeze muri secondary ni icyo wabonye cyahindutse, considering wenda tugendeye ku buryo wakoraga business, ese wenda hari icyongereyeho, hari cyagabanyutse muri mind, byagenze biti? Byarangiranye na primaire by'amafaranga. Ugeze secondary wahise ujya mu nkumi? Oya. Byagenze biti ibyo bintu man. Cyangwa ni wowe baraguti? Oya. Ubwo babyandike muri comment. Urasanga wenda hari umuntu mwahuye wenda uri hariya wicaye bataga umujama nyine twarahuye, impamvu avuga gutyo nuko ahubwo abakobwa tumutinya, akaba yarasharinze your story. Please, ndi umwana mwiza kabisa. Umwana mwiza. Icyo gihe naba ntangiye gutanga message itari sawa, kandi I know ko actually ndaganira. So ariko ntabwo izo habits nzijyamo. Ntabwo zijyamo. Okay, reka icyiza nuko bari kubireba. Okay, reka tugere no muri university. Ubuzima bwa university bumeze nkaho buri independent nyine uburyo bwose nyine ukora considering parents, ntago akenshi burimo ubuhura n'abantu bashyashya. Noneho bihuze wenda no mu mashuri ari hasi, ni ibintu biba bimeze gute? Okay, nuza university ni abatangiye kuba mukuru, utangiye kureba muri ufite perception z'ahazaza, noneho utangiye
gutekereza ikintu gishobora kuramba cyangwa se ushobora kuzakora mu myaka iri imbere bitandukanye na segondere urabona hari ukuntu usanga tugira inzozi iti nzaba minisita none utagiye kugira kaminuza utangira no kumenya realite y'isi bya bintu by'ubuminisita sasa you have to hide somewhere ntabwo ari iyo realite ya hano hanze so ntabwo nka experience ya university ntabwo nabiconsideringa mu buryo buri academic no mu buzima busanzwe kuko wiga hanze kuko nyine wari uvuze ko turi especially muri independent so usanga uhura n'ibintu byinshi bitandukanye ugafunguka amaso muri Kigali ntabwo things are not easy umva rero hari urafunguka uratekereza izari inzozi gutekereza ibintu bindi cyane ugasanga ntabwo bikiri byo then ugatangira ku tuntu dutoya wakwacivinga ku bushobozi bwawe so mainly university life ni ubuzima bwa nyabwo buri high school hari ukuntu twajyaga muri boarding ukabayo igihe mukikarangira nyuma y'icyumweru cyangwa bibiri ugasubira ku ishuri ugasanga hari ubuzima utamenye ariko university nyine urumva nk'umubyeyi ashobora guta mu butayu ugomba kwimenya ukamenya amazi ukamenya ibiri ngombwa ugahura n'ibibi n'ibyiza ukamenya ibyo ugomba kubinyuramo so urumva ko life university ni hard necessary. Wow, that's nice. Okay, nk'isomo rimwe ushobora kuba warize ukigira muri university bati iyo nza kumenya ikintu cyari kumfasha no mu kindi gihe. Ntabwo nkunda kwicuza. Kandi kuri side yanjye nkora ibintu mbona ko nyine biri nyabyo mu gihe cyanjye. Ntabwo okay, urabona muri LU it's a kind of diversity nini. Diversity ubwo abantu baturutse imihanda itandukanye. So usanga hari nk'ukuntu twigaga especially n'izi ndimi ugasanga wenda hari nk'ibintu bitagaho wenda bishobora kuba wenda byangira umumaro tugiye. Ntabwo nabyifuza cyane ariko nashobora kuvuga ati wenda nshyiramo imbaraga cyane birenze wenda uyu munsi ushobora kuba hari indi step cyangwa hari andi mahirwe meza kuba wenda ndi kubona uyu munsi kandi noneho ntangiye kwiga bya bintu kugira ngo ngire mbone yahirwe ariko ntabwo nyifata nko muri context yo kwicuza cyane. That's life. Okay, buriya inzira ya muntu ntabwo wahindura. Uhura n'ibibi n'ibyiza ahubwo bideta no kwenda ubyigiraho. That's nice. Okay, reka noneho tuvuge ko hari ubuzima wenda ushobora kuba warahuye nabwo wenda ukavuga ati iki kintu nahuye nacyo kirandemerera cyangwa se umuntu nahuye nawe niyo n'uwe muntu wenda ku bwawe ushobora gutekereza ati uyu muntu iyo nibutse ikintu yankoreye nanjye mba numva ari kibi nicyo kintu kibi cyakubayeho nk'umuntu akagukorera ukavuga ati this is bad. Ntacyo kabisa kuko gerageza kubana n'abantu neza nubwo wenda we not here like wenda ngo be perfect kuko ntabwo nubwo byaba ari sawa ujye ku impressing abantu ariko ntabwo nizera muri conflict. Okay, like example ukavuga ati akantu ndakibuka okay ntabwo wenda nakagiyeho cyane wenda ngaho umwanya wenda ngatekerezaho ariko kari bad somehow. Bad mu ye context. Okay, wenda tuvuge wenda uhuye na Fred ngewe wenda wari ufite bitanu byawe wenda bikwatse bigenze gutya gutya nk'ako gastori wenda uvuga ati akantu kambayeho ushobora kuba utakibuka neza ariko ntabwo life yanjye rero ngerageza kubana mu buryo na wa muntu dushobora kuba dufite ikibazo n'ubundi tugakomeza kuba inshuti. So ntabwo sinzi wenda sinzi niba wenda hari abandi bantu bibaho like kuvuga ngo nta muntu tugirana conflict cyangwa se tugirana ibibazo tugerageza niba ari akantu kabaye gusa reality yanjye nuko ushobora gukora nk'ikibazo runaka cyangwa se kugirana ikibazo nyuma bakakubwira reality irangira. So ntabwo rero ibyo bintu bishobora kuba nka conflict bishobora kumarana ukwezi ibyumweru bibiri. Ntabwo iyo story nibuka. Akoze cyane. Reka tujye muri your life. Biramutse bibaye ngombwa cyangwa se wenda do planning tuvuga ati wenda biramutse bibaye ngombwa ukaba ari weho uyobora isi aka kanya Eric isi yawe cyangwa se igihugu cyawe wabuyoboye cyaba gisa gute cyaba kimeze gute imico yaho gute? Buriya isi nabanyoboye okay ni nakabazo kari tricky gusa isi nabanyoboye na making sure ko
buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba wenda yakora ikimufite umumaro apana icyo ashaka, kuko buri ibyo dushaka byose ntabwo biri bifite umumaro. Like niba for example nk'urubyiruko urabona talents, ubushobozi butandukanye, na making sure ko nyine I'll be there to support them, like kubahereza space, kuko sometimes urasanga wenda nk'uyu munsi urashobora kuba ufite talent, urashobora kuba ufite idea ariko ugasanga nta support. Ni kubera ko iyo sere n'abanyuye mfite ubwo bushobozi, na making sure ko anyone, umuntu wese ukeneye ubufasha mu kintu gifite umumaro, na haba hari door. Okay. Yeah. So hanyuma noneho biramutse bibaye ngombwa ko ugira umubare runaka w'abana, wabyara abana bangahe? Nine. Nkunda abana, nabyara benshi. Ufite abangahe? Ufite ubushobozi nababyara kabisa. Ubushobozi ufite ubu ngubu wabyara bangahe? Man, n'umwe wasanga bitavamo. Mwe ntabwo wamushobora. Bro, buriya urabona mu isi turi kujyamo urasanga ibintu biri kugorana cyane, kandi ugasanga wenda tugomba ubutumwa nsubiza mu by'abagabo kandi ndi umwana. Gerageza. No, ntabwo bigoye, gusa bashobora kwibaza tuyu mupeti yabikuye he. So hari ubuzima ushobora kuba warabayemo, hari struggle uri kunyuramo today wifuza ko umwana wawe atazanyuramo. Umwana anytime yavuka, ahubwo situation ubuzima ari buze kubamo nibwo ushobora gukonsidera. Ubuzima ari buze kubamo azashobora kwiga gardien, aziga primaire neza, azabona umugati, azabona umugati, ibintu nk'ibyo nyine. Bitabaye muri ubwo buryo bwo guteganya, twageze mu bagabo twageze mu bagabo. Gusa mu bushobozi umwe cyangwa babiri nabipevera. Okay. Ni amafaranga angahe yaguhaza y'ingenzi ku kwezi muri Kigali? Amafaranga y'ingenzi by'ingenzi. Buriya umuntu abara iby'ingenzi bitewe na stage arimo y'ubuzima, kuko uhembwa 500 ntabwo iby'ingenzi byo wasanga ari 200, uhembwa 100 nanone ushobora gusanga uhembwa 500 mu by'ingenzi 100 byarenga. Uhembwa 100 byakoresha 10 cyangwa 20, so biterwa na kategori urimo. Okay, ukubayeho wowe bro angahe kwezi? Ku kwezi kubera ko urumva ntabwo mbayeho njyenyine, mbana n'abandi. Iyo budget ntabwo rero nayiteganyije. Gerageza uvuga ati wenda nibura wenda 500 cyangwa 500 yaba too much muri ndi umunyeshuri. Ano sasa ubukeneye kujya kunywa 500 ni not cyangwa 500 bro? Are you serious? Are you kidding me? Ntago yakuhaza 500. Man, wigeze ubaza amakuru y'abantu bakorera leta? Amafaranga bahembwa angahe? Bahembwa tuwasi umuntu abakazi ku kwezi. Urakubaza umunyeshuri ngo yakonsoma 500 yakuye 40. Voilà. Alright. Akabazo kanyuma kayicuke ukuntu ni indirimbo zingahe zo mu Rwanda ushobora kuvuga mu masegonda 5? Okay, ntabwo turatangira. Turabara nta kibazo. Ni zingahe? Z'inyarwanda. Shani nyinshi kweli. Mu masegonda 5. Mvuge umubare. Ego nuvuga ngo twe turabara inshuro 5 hanyuma none tubyira izo ndirimbo. Urabara rimwe kabiri gatatu kane 5. Zingahe wavugana muri amasegonda 5? Nabarisha 5. 5. Tubare? Tubare. Okay, twagiye. Tujye kwandabara 3 ubundi dute dutangira. 1 2 3. Nasara always Nasara Medi, nawo musimbura Medi, alright Medi. Medi gusa? Medi ndamukunda cyane. Naramukundaga ariko ubu ngubu byaragabanutse. Okay, hanyuma dusoza, hari umuntu ushobora kuba wenda ari umunyeshuri cyangwa se ashaka kuba umunyeshuri, ariko inama ebyiri zonyine Eric ashobora kugira umuntu w'umunyeshuri ni izi. Inama ya mbere, buriya kugira intego ni ikintu cya mbere. Kugira goal. Mpamvu goal ikubiyemo ibintu byinshi. Goal ushaka umuntu urimo kutwumva w'umunyeshuri ugize intego, utundi twose twaba ari udusubpoint. Gute? Iyo ufite intego ushobora kuvuga ati wenda muri iki gihe nshobora kuzacivinga ABCD. Okay. Uburyo nzacivinga izi point ni muri ubu buryo. Nzirinda kugira ngo biteza nka distraction ni ibingibi. Ibingibi ntabwo nzabikora kubera ko mfite kugera kuri ibi.
Okay. ntabwo nzakonsoma 40,000 byose, nzakonsoma 30 iyi kubera goal. So goal nta nubwo ari mu buryo buri academic no mu buzima busanzwe, ahantu hose ufite intego, ahantu hose biratunganye. Yeah. Okay, intego uyivuzeho mpita numva wenda nagiraho amatsiko yo kubaza ngo intego ya Eric ni intego ugendeye ku byo wiga cyangwa iki? You know, I tell you, we setting a mission specifically yo impacting a community. We are probably believing ko we are African leaders. Okay. So intego yanjye ni ugukora ibintu very impactful kuri community. So mu buryo buri wide sinsobanura se byinshi cyane. Intego yanjye nubwo wenda tutazi future wenda icyo ifite cyangwa se icyo holdings for us, ariko nyine no kugira impact nkuko nyine tubyiga nkuko babivuga, ntabwo wabura kuba proud uri gufasha abantu runaka. The table live muri slogan ni ku impacting, no committing with the people, with them, ariko ibikorwa mukora biko impacting community. So that's nanjye niyo mission yanjye. Okay. Nicyo kintu nifuza, n'ubundi ikintu cyose uzakora uzumve ko wenda atari wo bizahaza gusa inda yawe, ahubwo bizagira n'umumaro abandi. So ntagiye muri deep cyane. Nibyo ngibyo. Eric arasenga? Ndasenga. Buri week ajya church? Ndasenga. Kujya mu rusengero no gusenga biratandukanye. Okay, ajya church? Church ntabwo ari cyane, ariko ndasenga. Ntabwo nshobora kuryama ntasenze. Niyo mbyutse, okay, kubyuka ntabwo ari cyane, ariko akenshi iyo ngiye kuryama ndasenga. Okay, Eric baye ngombwa ko mu gitondo asezerana imbere y'itorero, yasezerana muri itorero Adventist. Wajya ujyayo? Ntabwo ari cyane, ariko wakwishyura. Ntabwo ari cyane, ariko njyayo. Okay, ijambo rimwe rihora rikugaruka ku mutima iyo wenda ushatse gukora ikintu, iyo ukoze ikintu kibi, ijambo ritariza muri mind, mbese ushaka gukora refreshment, nirihe riza muri mind iyo ukoze ikintu kibi nyine kubwo kumva nyine ko it's a failure, it's a nyine bad thing? Okay, ijambo rimwe. Okay, nakoze ikintu kibi mu buryo bwo kugaruka mu nzira. Nk'aka refreshment ni nk'aka. Okay, nk'iyo ndi distress, nshobora listening to music. Music ubundi cyangwa ngakora sport. Uzi ko ndi umusportif? Ntabwo mbizi. Nuko amasomo yo muri yamfasha, ariko ndi umusportif mu sport. Okay, hanyuma amagambo 5 agusobanura? Ndi umuntu uri supportive. Ndi umuntu uri humble boy. N'icya gatatu, ndi umuntu wubaha abantu uko bari. 2 sigaye 3 muri 5. Zigabiri. Okay. Ndi umuntu storyteller man. Ngira story nyinshi byataje. Okay, dusoza noneho gira ikintu bwira wenda abantu bakurikira table, by'umwihariko table live tuba turi kumwe, ni iki wenda bababwira? Mbere na mbere, reka du supporting our brother, dukunda ibintu bye, dukore subscribe ku bantu babikora, du sharing video ku friends, reka nyine tugire big platform. Okay, bakoze cyane. Asante sana. Umugisha tusangiye. Right.